Say man, questa bueno. Epa Pamsi, Pispa Crew, Rage Record, Ratio Production. Sawa, Sabo, Baba Seb. Hari nimugoroba ubwo nihutaga njya kumva telefone irimo irataka, umunsi w'amahirwe urawubyukana, nuko nitaba fone n'ikinyabupfura, numva ijwi ryiza rimbwira neza, ndeba hirya ndetse ndeba no hino, nibaza umwana umbwiye ijambo ryiza, uraho mwirwa ndapfa ndatwarwa, rubavu rwanjye wowe mahirwe yanjye, ni wowe nkunda wowe mumararungu, bibaye ngombwa ngo mbikubwire, shimira Imana na mama wakubyaye, wambwiye ijambo ryiza rimpora ku mutima, niyo mpamvu nzagukunda, niteguye kukuba iruhande, niteguye mvuye Bugarama none ngeze ndi Karongi, imitima ya benshi iradundadunda ikambaza ati amakuru Primax ko sigaye mbona twirengagiza, sukubanga shuti bike yanjye yabonye reponse, iby'isi n'amabanga bashaka mukigira ibamba, njye nabatera pisi mu kange nk'ikimbwa yanze, umwana uri kocoye niwe ngize rusumba zose, nyampinga ararenze, yeza mufata neza mu byishimo no mu gahinda, babeshya badeshya badeke bataha bavuga na biba gushaka bajya happy Max ndi kuri mutima Vicky, yebera uwo mwana umurinde banyamurya abana kuko mbarusha gusabana, sinzakwanga nk'abana muzaguma kuri rwa rukundo. Yeah, Primax peace, Papa MC, listen bro, wambwiye ijambo ryiza rimpora ku mutima, niyo mpamvu nzagukunda, niteguye kukuba iruhande, niteguye kurinda agahinda ngutere guseka, nzahora ngutonesha ntabwo nzagutuka, nzagusigasirwe uhora umurika, abamagambo bose bazahora biruka, shenge mukundwa umbwirire papa uti Primax arakunda ntabwaheta. Yeah, Hakibizo man, Pispa #1, koko birazwi ntuzwi na benshi ntuzwi na bose, usura kebushu benshi kugeka imice yakwe ubulanga bwakwe, bitanyemeza ibyige byose, niyo mpamvu biteguye kugukunda, bimwe bizida kubeshya wo kuwo nkunda ngwini wanje uteteshe utoneshe, kore ku rukundo rumwe rusida makemwa bamwe bamfobya bamvu kuko nari tubakatire tubanenge, bipere ko mu rukundo utete utonese ukubeshya nk'abamwe bagucyushya nza gusiga maze ngusigasire be. Wambwiye ijambo ryiza